Salama Yidi. Kama katonda Bikira Mariya narombi. Bikira Mariya sawa ngo muricaranye cyangwa mbonyemo Bikira Mariya. Ukikugenza utavaho neza ibibazo. Haka ibyo nabonye nyitiriza ikibiriti Imana ijye kwiyicanira dore ndashaka gucana kugira ngo nteke mbone icyo nishyira imbere y'imbaho. Ariko man naguzi amabwiriza ya leta. Je mana amabwiriza ndayazi. Ndabizi ko nimbi wavuye iwanyu wakarabye simbyitayeho nanjye wari kubanza ugakaraba amazi ko nyafite n'isabune ko mbifite ikiguteye kudakaraba niki. Hako nje navuye mu rugo nakarabye neza nanirenze ntubona ko mfite n'agapfukamunwa se. Kibazo niki? Wakabanje ukabanza ugakaraba nanjye amazi ndayafite. Hajya ngo urashaka ikibiriti. Nyitiriza amani ikibiriti mani nigende. Sinone wana gishize hera. Kibiriti. Ah, yes. Okay. Nurangiza uzakigarure cyangwa se uzanakihoreramo kimwe nta kibazo. Asubundi umwana wowe ubwo ufite agapfukamunwa. Agapfukamunwa ndagafite man. Karihe kutakambaye. Kari mu nzu ahubwo mukanya ndaje nkashireho hatagira undi usanga nakambaye akava neza ibibazo. Okay. Kambare nako ni ingenzi. Man, mbere yuko ugenda banza ugenda ukarabe. Gukaraba se gukaraba ariko ni ibintu tugende ukarabe kandi ntunamure tugende ukarabe man. Okay. Kukurikiza amabwiriza. Jewe reka nze mbikwereke unabigenza ubundi uraza ukabanza ukabobeza intoki. Amara kubobeza intoki noneho ukahita ushyiraho isabune. Iyo udafite sanitizer ushyiraho isabune yabigenewe. Isabune yawe kumbona yashize ugakaraba hagati y'amasegonda 40 na 60. Ugakaraba neza mu nzara hose ugashyiramo. Cyangwa se waba udafite isabune hari indi sabune isanzwe wakoresha. Umuntu utabona iyi ngiyi yabugenewe cyangwa hanze sanitizer. Yose barayikoresha. Nayo barayikoresha. Barangiza ugakaraba neza. Irangije gukaraba neza uhita wihanagura n'agatambaro kabugenewe cyangwa se papier hygienique waba uyifite. Burya isabune sinarinzi ko bayikoresha. Ni isabune umuntu utabona iyi ngiyi cyangwa sanitizer iyi ngiyi iremewe wayikoresha nta kibazo. Kuba ubikoze ukayoga hagati y'amasegonda 40 na 60. Iyi ngiyi nayikoreshaga mfite ubwoba nzi ko ari iyi ngiyi yonyine yabugenewe. Oya ni ngiyi wayikoresha nari. Ngaho subizamo akantu kanjye wigendere. Nta kibazo. Ngira ngo wabibonye. Nabibonye narinzi ko utabizi. Nakugeragezaga. Nanjye ndabizi ahubwo nashaka kureba ko bizi. Samvani no rero njyewe reka ngende kandi yakoze cyane. Sawa nawe turi kumwe. Okay nari.